aravuga ati wow yongeraho ngo Joest ahubwo hari kakanu Joest ubundi aho ngaho nta kintu ushobora kurenza nta na kimwe yose nayawe ati nahindi kumwe n'umuntu w'umumanager w'abahanzi atahubwo bikunze wahita unaza ku mutima niyo baba niciyemo niyo wana umwanzi wo mu cyaro ndamutsinze mana ushimwe ndamutsinze mana ushimwe gusa arangije ambaza ngo ufite imyaka ingahe rikwe ahantu mutamenya muri kwe njye bambariza ahantu hari amafaranga ubwo ni kuri beka sibyo rata ubwo ni kuri beka kabisa kuri beka ushobora kuvuga icyumweru kimwe ngo njye mbivuyemo ngiye kwikorera amafaranga nishakira ubuzima ngira iki ariko n'ubundi stili inzozi zikuguma mu mutwe inzozi ntago ari zimwe turota turyamye ahubwo ni cya kintu kikuguma mu mutwe kikakubuza gusinzira nishaka ubesha tagi bingwa kazi yako naipatia wanapokosa wendo jaji nifunge tamaisha ntaotumikia oh my god mambo pikiji twajisanta moda penzi vira vieneji viwango vya dura munatuma vimeseji taka kunipola ananionyesha baby tuana wachola What my people ni couples nk'ibisanzwe yaba murabimenyereye cyane ndi rutagwa bizimene gudatinya urugamba ruhindanye usangira neza n'abasanze agasezera siga basusurutse usangiye isano nawe rwagasaba mvugira uti yamani yes reka nsuhuza abantu mwese muri mu Rwanda rwagasabo Rwanda rwa Gihanga reka nongere ndamutse kandi abantu bo muri diaspora amahirwe amahoro n'amafaranga nibyo mbifurije Imana ikomeze ibahezagire cyane nkuko bibona rero sasa turi kuri Couples TV show ariko tutaratangira ikiganiro please ndabakunda pe muri inshuti zanjye zakadasoka ntimukibagirwe gukora subscribe like share na comment ndabinginze yes hanyuma rero nkuko bibona twicaye mu bikari bya Couples fast food turi kumwe n'umutumirwa mwiza umukobwa mwiza cyane kabisa w'ikizuba muraza kumenya byinshi agiye kutuganirira tugiye kuganira ku bintu byinshi kandi by'ingenzi uramenye ntugende udasoje kino kiganiro kuko urakuramo amasomo menshi yakugirira akamaro ku buzima bwawe mbibutsa rero yuko umuntu uri inyuma y'ibi bintu byose ni Ibaba Studio pull up to you yes reka ntangire musaba ko yakibwira abakurikiye Couples TV show ni karibu murakoze yes umukobwa useka neza cyane jewe uriya kiganiro sinzi niba tutari bugisoreza hagati yes mu cyubahiro tubagomba mwibwira abadukurikiye abantu bakurikiye Couples TV show bamenye ngo nuhe mutumirwa ni muntu ki tugiye kuganira amazina yanyu babitwa bande okay murakoze umuntu muri kubona hano kuri kamera nitwa Kadete Kajala man Kadete Kajala shaka bisa uri Kajala pe murakoze yes nkuko mubibona rero ni Kajala kuri shinyo ya danje umusatsi umeze neza no umuhindi uko moti rwota amasimi vuba kugashinyo nk'akajumongo umva wallahi niko sora kabisa ni Kadete Kajala nkuko mwabyumvishije rero tukaba tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye ejo bundi nari ndi kwigendera muri no mihanda ya Nyamirambo arambwira ati umuntu bita Kadete Kajala uramuzi Kadete Kajala nta hantu umukoro nanjye wo gushakisha umuntu bita Kadete Kajala none turi kumwe niwe ubona bro wala Kadete Kajala barambwiye ngo yabana ufite ibintu byinshi byiza ariko ndeke mbere na mbere tubanze twiganirire sibyo twiganirire utubwire ibintu uri gukora muri no minsi bimeze bitese mu rugo ibintu ni fresh ubundi Kadete Kajala uri kubarizwa muri no minsi okay muri iyi minsi kubona ko bitoroshye ndi kubarizwa mu mujyi wa Kigali ariko ahantu mutamenye muri kwe
ahantu mutamenya muri kwe njye bambariza ahantu hari amafaranga ubwo ni kuri beka sibyo rata ubwo ni kuri beka kabisa kuri beka wabimenyeye rero barambwiye ngo urimo urabica bigacika ariko ndashaka kuca impaka kabisa imbere ya kamera za Couples TV show hanyuma ukagira icyo ubabwira. Barambwiye ngo muri no minsi ni wowe muntu ufite vocal, ufite ijwi rimeze neza cyane rwose mu basista dufite hano bari gushaka kuzamuka cyangwa se bashaka kujya muri industry y'umuziki nyarwanda. Barambwira bati nimba ushaka kumva umuntu ufite vocal, nimba ushaka kumva umuntu ufite ijwi ryiza, ijwi ritarimo amakaraza, uzashake Kadete Kajala. Yes, none turi kumwe. Kadete Kajala, kora mu mitana wibwira abatanazi utubwire ngo akapera mbese kambere ubundi ibyo si byo umbwiriza ubundi ni pepara chichi ndo utamu wa penzi lako. Oh my God. Na kwangu hawashiki na utaniua sitoki kwako. Nishakuvesha tagi, bingwa wa kazi yako naipatia. Wow. Wanapokosa wendo jaji, nifunga tamaisha tawatumikia. Oh my God. Mambo pikiji twajisanta moda, penzi vira vieneji, viwango vya dura, munatuma vimeseji, taka kunipola, ananionyesha baby, tuana wachola. Eti nikikuona, na uona lambona. Eti nikikuona, na uona lambona. Wow, John, umunyarwanda bivuze neza aravuga ati wow, yongeraho ngo Joest. Ahubwo hari kakanu Joest. Ubundi aho ngaho nta kintu ushobora kurenza, nta na kimwe yose nayawe. Murakoze. No, 100%. Nge nayatanze amazi ubundi abantu bitwa abapromota, abantu bitwa abantu bazi kurera impano, please nge nayamanitse pe. Ahasigaye na habaye mai n'abandi benshi bakora ibintu nk'ibye, sibyo? Yes, Kadete. Numvisha ufite ijwi ryiza cyane, ufite ijwi ryiza cyane kabisa, biriri amazing. Wigeze utekereza kumva ko iryo jwi warifata ukarivana mu buzima busanzwe ukarijyana muri studio rikabyara ikintu Kigali? Ego. Iyo ngiyo iri no mu mpamvu zanzanye i Kigali. Wow. Ego. Waje ufite ambition, waje ufite intego. Ego, naje mfite intego. Yes. Ubundi watangiye ryari kwiyumvamo yuko ufite iyo mpano yo kuririmba? Okay, natangiye kwiyumvamo impano ndumva nsoza mu wa 3 segondere. Yeah. Ego. Hagiye kinini gishize, urumva mbere numvaga ari ibisanzwe gusa. Soza mu wa 3 segonderi nibwo nayindi no gukura. By the way nasoje kwiga ndi umwana ngiye nari mfite imyaka mike. Yego. Urumva rero nibwo nari ntangiye gukura ndi senior 3 nibwo nanatangiye kwiyumvamo ubushobozi bwo kuririmba kabisa. Yego. Wow. Ni byiza cyane. Abastari benshi tumenyereye yuko abaza bakakubwira ngo ngewe ngo urabona ngo urumva ngo muri iyi myaka ngiye niyi ngo ugereranyije ngo nanone ukongera. Yes. Ikintu nashaka kugushaho ngaho nashaka kumenya nawe waciye muri za information abenshi bavuga ngo korari y'abana, korari y'urubyiruko, korari y'abantu bakuru. Waba waraciye muri zo information kugira ngo babashe kurira iryo jwi cyangwa se ni impano karemano yaraje nyine wumva tu urayifite wumva ugomba kuririmba? Kwa urumva nakuze iwacu basenga. Yeah. Kandi hari itegeko rihari ko iyo ukuriye muri famiye isenga nyine ku gitugu wabikunda utabikunda bagomba kukujyana muri korari kabisa. Korari urumva nayigiyemo. Gusa ndi muri korari ngena ntago nabaye muri korari y'abana cyane. Korari y'abana nayibayemo agahe gato ariko nubundi ndi muri korari y'abantu bakuru. Urumva muri korari y'abantu bakuru
habamo babakobwa babandi bahagarara imbere abantu bazi iby'amakorari barabazi bari abakobwa ntago bajya barekura mikoro cyakoze ntago bashobora kuguha mikoro baba bayihariye nyine no kuvuga ngo ntago batumye uyikoraho ngo ntago batumye nyikoraho mu rwego rwo kugira ngo nje nkore kuri mikoro naragiye njya muri korari y'abana hajya mba mu y'abakuru nkaba no mu y'abana yego y'abana birumvikana ubwo nahise nyiyobora hanyuma nanjye nkajya mfata mikoro uko mbishaka kabisa hanyuma muri urwo rugendo rwawe rwa korari ninde wakujyanaga ni papa ni mama njye mfite mama gusa sorry kabisa bivuze ngo inyana ni ya mweru nyine ubwo na mama wazi kuririmba byatari rizazindi subizi za yesaza inguni makofi na makofi wallahi ngibyo kandi yes gusa ikiza nuko byabyaye impano itangaje kandi nakubwira ngo courage sibyo courage komeza ufatireho ikintu cyakuzanye Kigali kimwe mu byakuzanye Kigali ntikizatume mbese ntuzatatira igihango sibyo uzese umuhigo kabisa ubundi nyine reka noneho utubwire Kadete wa mbere yuko azi Kigali yabagahe yari Kadete ubayeho mu buzima bumeze bute noneho utandukanye n'uwo turi kureba kuri kamera uyu munsi okay Kadete wa mbere yuko azi Kigali yabaga mu rugo mu cyaro cyahe nimba atari ibanga mu burasirazuba ndumva ibyo bihagije kuba ari burasirazuba mu Bugesera muri Ngoma ibyo wabiretse muntu wanjye wabiretse udahita ugwa muri koma yego gusa ni mu cyaro iburasirazuba urenze Rwamagana ukuntu yego ko ni muri za Kayonza nabyumvise urumva niho nabaga niho hari iwacu kwana ari umunyeshuri birumvikana iyo umuntu ari umunyeshuri ukungaragara ubu ngubu nuko ntari umunyeshuri iyo umuntu ari umunyeshuri twebwe noneho nk'abana bo mu cyaro urumva twigaga dufite ukuntu dusa nyine birumvikana yego kakavumbi wivuruguse wakinnye ikimodoka ibintu nk'ibyo nyine yego bitari iby'abana bo mu bakire so urumva kuva mu cyaro njye navuye nkisoza kwiga yes muri make nta buzima bwanjye bwo mu cyaro cyane kuko nahoraga ndi ku ishuri nabaga ndi umunyeshuri yego bisa nkaho ubuzima bwanjye bwa nyabwo butari ubw'ababyeyi bwanjye bwa nyabwo bwatangiye nsoje kwiga njye nasoje kwiga mpita mpeka baga ufite ujya Kigali uravuga ngo njyewe mu bintu wari ufite buriya nk'ibintu bingahe bikuzanye Kigali ibintu byari binzanye Kigali kwa icyambere narinje nyine nari mfite nimero z'abastari nari nzifite nyinshi nari narazikusanyije nyine kabisa najyaga mbwira nk'abantu b'abashiti banjye nkababwira ni munshake nimero z'abastari nari nzifite urumva icyari kinzanye cya mbere ni ukugera i Kigali nkahamagara abo bastari and then bakanzamura yego iyo niyo yari intego mfite hayindi ntego niyo yari hatse izindi kena n'ubu ndatekereza utararekura hagondarekura ndacyafashe cyane yes hari abantu benshi bajya bavuga ngo nyine bajya bumva ko kuza Kigali iyo uvuye mu cyaro ukagera i Kigali nyine ibintu bihita bigenda nk'uko wabitekerezaga ngo uwo Kadete avuye ku ishuri mu wa gatandatu muri senior 6 arasoje sibyo afashe baga ye atangiye urugendo rwo kuza Kigali ese ibintu wespectingaga kuzabona nugera i Kigali warabibonye ntago ari byo nabonye ibihabanye cyane n'ibyo ngiye natekereza yego mbese wenda tunagira inama abana cyangwa se abantu bifuza kuza Kigali bakaza bira mupangu nta mipangu wababwira iki nk'umwana akakanya ushaka rwose kuvuga ngiye ndajya Kigali mu ndeke ngiye nigira i Kigali uwo mwana ikintu namubwira ntago aramenya uko hanze hameze ni ukuvuga ngo i Kigali niba utari umuntu uje kuba muri famiye uje kuba muri famiye bakuboneye akazi ndumva nta mpamvu ufite yo gupfa kuhaza gutyo gusa nabasubije amerwe mu isaha bupfundikiye bugumye mu rugo ubanza urya ibiryo by'iwanyu urya ibiryo by'iwanyu pe uryoherwe kubera ko
nuzi Kigali uzasara twebwe twaje bicyoroshye wenda kandi byaradukomereye nubwo twavugaga ngo biroroshye noneho ubu ngubu byakomeye kurushaho birushaho kugenda bikara so urumva better think twice before coming in Kigali. Yes. Hanyuma rero Kadete ageze i Kigali. Yego. Afite nimero 1000 z'abastari. Ahamagaye umusitari wa mbere. Yego. Nimba wibuka neza. Umuntu wahamagaye bwa mbere yagusubije iki ku bintu wamubazaga? No kuvuga ngo ntago nabanje guhamagara nabanje hari agatelefone ka mobiseri mu rugo bari barampaye nk'umuntu usoje kwiga nyine. Sinzi niba mukazi nagafone gato nyine karaho ngaho kamwe wifotoza mwifoto hakazamo imyotsi. Ndakazi cyane. Ako gafone niko nari mfite kwa. Kuvuga ngo nabanje kubandikira kuri WhatsApp kugira ngo ndebe ko izo nimero koko zibaho. Nagize amahirwe uwa mbere nandikiye bisa nkaho byampaye ikizere. Naramwandikiye yaransubije. Tumumentioning turakomeza turanavuga we ndumva twamumentioninga kuko mu byukuri ntago yabaye nk'abandi. Yego. Ninde? Numuhanzi usa nkaho akiri kuzamuka bita Joest. Yego. Big up to Joest. Big thanks kuri we kabisa kuko yatumye nyine ikizere cyanjye kitagwa hasi ugenda kose. Yego. Hanyuma hari undi mustari wari ko ntago ndi bumumentioning kubw'umutekano wanjye kuko ntago ngiye kumuvuga neza kuko ndabyibuka naramuhamagaye icyo gihe hari nimugoroba ya masaha uri kwibaza se noneho ubuzima bwanjye biragenda bite yaguryo ndamuhamagara ndamubaza umeze gute tumeze neza ndamwibwira urumva nk'umwana nyine ushaka service ku muntu ubanza kumwibwira mbere. Yego naramwibwiye ndamubwira nitwa gutya na gutya ndashaka kumfasha. Urashaka ko nkufasha iki? Ndashaka ko unzamura. Kuzamura mu bijyanye n'iki? Ngiyewe nzi kuririmba twumve. Ndirimba indirimbo like yundi muhanzi arambaza ujya wandika indirimbo zawe. Ako karirimbo banzu gacisheho gake ako karirimbo waririmbye ko umuhanzi gato cyane kwa nubundi indirimbo namuririmbiye indirimbo ya Joest. Kanye baririmbire nta kibazo. Aba friendo banje bafite abakunzi. Abakopine nanjye ndaho ndasamye ndatereta ntizifate reka da izenwa node yanganyanure ankuri ibyapa nake nk'abandi bajama mbona undyohereza ubuzima nanjye ndashaka gukundana nka Medina Mimiya nka Beni na Pamela nanjye niko nshaka kujya merayo ndi kwita icupa sheri meze nka padiri bintera ibihari gusa sinzi ikibitera ko ndakana keza kandi nitonda hagize unkunda sha akamaga happiness nkamukoma love akamaga happiness. Aga happiness. Ndabyumva ijwi ry'icyo gihe n'ubu ngubu ndabyumva cyane. Hanyuma rero dukomereza tubwire ndamubwira nti yego ndazifite zo nanditse kuko nkiga urumva muri etide njye ntabwo nakundaga kwiga cyane nigaga dufite nka examen. Yego muri etide nzi ko nta examen mfite nandikaga indirimbo kabisa. Ni wowe wanjye ubundi nanjye nuko arambaza like ugira indirimbo zawe wanditse ndamubwira yego ndirimbira twumve ndayimuririmbira tuzi kuririmba cyane wow ati aha hantu narindi ati narindi kumwe n'umuntu w'umumanager w'abahanzi atahubwo bikunze wahita unaza
ku mutima niyo baba niciyemo n'abandi wana umwanzi wo mu cyaro ndamutsinze mana ushimwe ndamutsinze mana ushimwe gusa arangije arambaza ngo ufite imyaka ingahe nkuko nababwiye njye nasoje kwiga ndi muto ndamubwira ngo mfite imyaka 18 nyamubwira ngo mfite imyaka 18 niyo yaravuze ati umwana umbwiye ko afite 18 ashobora no kuba ari kumbeshya afite na 15 nahise ati rero ukuntu bimeze nta kintu nagufasha nta n'ikintu nzagufasha urumva umuntu wari waguhaye icyizere kwa nari narabanje no kumwandikira kuri WhatsApp twaravuganye niwe wampaye iyo contact ngo nzamuhamagare kuri call urumva nyine nahise numva nyine byose bindangiriye chapole sana kabisa nahise numva byose nyine bigiye hasi ndabyibuka naranarize bro urarira birumvikana ikintu uhita utekereza ukuntu inzozi zawe ugiye kuzishira hanze ukazishira hasi nyine noneho ku muntu arumaze kuguha icyizere guca kugira ngo nibe nabariya baturya sini baturiye sini nibe nuriya ukurya sini urumva uri ukurya sini nta kibazo ariko uguha icyizere akagupromisinga ikintu ntagikore uwo ngo niwe mubi cyane boneraho kwibutsa aba producer banyemereye indirimbo mwebwe ndaje umva ideni ni ukwishyura iryo ni ideni kuri hari ideni ridasaza iryo deni ntago risaza kuri nje yes Kajala noneho umaze guhamagara Joest arakubwiye ngo pull up nta kintu mfite ndi bugufashe none hariko ufite ijwi ryiza Joest ntago ari wambwiye ko nta kintu ndi bumfashe no kuvuga ngo umaze kumuhamagara rero akakubwira ibyo bintu wumvishije noneho wumvishije ese wabigenza watekereje kwisubirira mu cyaro watekereje guhamagara abandi watekereje mbese ako kanya umuntu ahita agira ibitekerezo byinshi nyuma yo kumva ibyo bintu akubwira ngo nta kintu ndi bugufashe nta nicyo nzagufasha we Kajala Kadete watekereje iki wumvishe wakora kimwe ako kanya nukuvanga kimbwira ngo nta kintu na kimwe azamfasha ikintu kimwe natekereje hago natekereje gusubira mu cyaro kuko ngewe mva mu cyaro mvayo mpetse baga yanjye navuyeyo mbwiye mama wanjye ko nzajya nza kumusura mubwiye ko nzabona akazi keza nzaba n'umusitari ajya mufasha nkamuha amafaranga kabisa rero nta gahunda nimwe numva yansubiza kuba mu cyaro nicyo gihe niko niyumvise nahoze okay niba ibi ngibi bidakunze reka mbe mbiretse nishakira akazi nkore n'abandi mbona bashaka akazi bagakora shaka akazi nyine birangora cyane birangora muri ndakabura gusa fayino ndakabona ariko nkabona uwo mu manager atakampaye muri make kwa kunda wa manager ujya yakakubwira ati ati kuwa mbere uzagaruke tubiganireho ngewe kuwa mbere nabyutse ndambara ndagenda njya mu kazi ndakora arangije nyine aje mu kazi arambaza Kadete bite ni byiza meze neza yego meze neza ati waje kundango tuvugane ntiho yanjye ntureze urabona ntari mu kazi muri iki gitondo nabyo wa mwana bibi n'ibiki nkoreye kuko yari umumanager ati mbagomba kubanza kubwira boss ko ngiye kuzana umukozi tukareba niba iyo bije koko uyu mukozi irimo koko Kadete ibintu nkoreye n'ibiki ndamubwira nti ngewe rero nta kazi mfite hashize igihe mvuye mu cyaro reba umwana umaze amezi anavuye mu cyaro nta kazi afite urumva nari narakamutse narakamutse ndamubwira nti none uragira ngo nzishyure inziki ubundi wari warumagaye nari narumagaye ndamaza ni none uragira ngo nzishyure inziki ndamubwira nti nta kintu na kimwe mfite cyo kwishyura inzu kandi ntago nasubira mu rugo ntakoze ngewe rwose birumvikana yego yes Kadete ndikumva n'ubuzima butoroshye waciyemo kugeza ubwo noneho ukamiritse ukavuga ati ngewe Kadete wallahi ntago naguhereza manager ndagakora pe ukame cyangwa ukanyima ariko ndagakora yego yes Kadete Kajala wavuye mu cyaro icyo gihe ufite impano yo kuririmba ufite byinshi yumvaga agiye gukoresha iyo mpano ikamubyarira nyine ibintu byinshi bitandukanye ubu ngubu noneho
ubu uri gukora iki kugira ngo iyo mpano wavanye mu cyaro uyiboostinge igere ku rwego rwo wifuzaga yuko yageraho ubaka kanya urugendo rwawe n'uruhi mu muziki uhagaze ese uri kumva ko ugikomeje gukora umuziki cyangwa se wafashe ibindi bintu uri gukora muri no minsi bikubeshejeho ari nabyo uri gukora wumva wagumamo kuruta uko wajya mu muziki tubwire noneho bimeze bite ni kuvuga ngo uko bimeze ubundi buriya inzozi ni ikintu kitajya kiva mu muntu cyane ushobora kuvuga icyumweru kimwe ngo njye mbivuyemo ngiye kwikorera amafaranga nishakira ubuzima ngira iki ariko n'ubundi stili inzozi zikuguma mu mutwe inzozi ntago ari zimwe turota turyamye ahubwo ni cya kintu kikuguma mu mutwe kikakubuza gusinzira ni ukuvuga ngo ngewe currently now nafunguye YouTube channel hashize iminsi nafunguye YouTube channel iyo YouTube channel yitwa Kajala Vibes wow kabisa ewa nubwizo ni vibes zanjye kabisa niba ubona ndi kuririmba nazo ziri muri vibes zanjye kabisa yego no kuvuga ngo nashatse gutangirira aho ngaho so anyone who can see my channel akaba yanavuga ati reka mu supporting ndabona at least abibasha yes murumva ko Kadete Kajala afite gahunda kandi afite n'icyo ashaka kugeraho please mu supporting kuri Kajala Vibes mukurikirane ibintu bye nimba umwana w'umukobwa ageraho kuvuga ngo ngiye ntago nsubira mu cyaro ahubwo ndahatana kugeza igihe ngeze ku kintu naje gushaka paka nkibonye nta cyatuma rwose ntamushyigikira kandi nta cyakagombye gutuma utamushyigikira mu murebe ibiganiro bye kuri Kajala Vibes mu mushyigikire yes mu muzamure atera imbere nk'abandi yes Kajala turi gusoza nagira ngo nkubaze utubazo dukeya na gace twita TikTok hano kuri Couples TV show n'utubazo dukeya cyane ariko uzagenda uvuga udusubiza yego cyangwa oya byarabaye cyane byabaye nta kibazo Kajala uri ready I'm ready yes hanyuma reka mpere kuraka urahitamo ikintu kimwe ugiye kumbwira urahitamo ikintu kimwe yego Kajala Imana cyangwa amafaranga Imana of course Kajala umugabo w'umuziki oh my god yes hanyuma rero nagira noneho nkwibaza kandi kantu kanyuma gasa na ariko kanyuma yego Kajala umukobwa mwiza nkawe ugaragara gutyo yego waba warigeze urwanira umugabo n'undi mukobwa kwa sinzi uko ndi kubitekereza niba kwaba ari ukurwana bibaye ari ukurwana yego byaba byarabayeho yes all my people yes reka mbashimire kuba mwakurikiye Couples TV show nahangaha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi gusa ibiganiro byacu nakagaruka mbibutse gukora like share na comment ntwibagirwe subscribe ikindi kandi mbibutse ko ahantu bakora video nziza ahantu bakora amafoto meza nta handi ni mwibaba studio live streaming ibintu byose barabikurikirana ikintu cyose kijyanye n'amashusho rwose andikira cyangwa se uhamagare ibaba studio murakomeza kugenda mubona nimero zabo kuri screen hanyuma mubavugisha cyane kandi si wibagirwe nimba ushaka gusa neza nka Kajala nimba ushaka kuba ufite itoto nk'ibya Kajala please rira cyangwa se utume ibyo kurya muri Couples Fast Food icyo kintu ntimukibagirwe cyane rwose yes hanyuma reka mbashimire cyane Couples yo nakagarukana naho utaha